Hello guys, ndagusuhuje kandi ngo ikaze wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV, ukaba uri ahantu hagiye hatandukanye haba mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Nizere ko umeze neza. Abatameze neza nkunda kubabwira ngo mukomere mu ijuru hari Imana. Aho uri hose rero wumve ko ngo haye ikaze. Niba ari bwo bwa mbere unkurikiye, ndakwinginze mu byubahiro byawe ibuka gukanda subscribe aka kanya tuvugana, sibyo nshuti zanjye? Urakoze wowe ubikoze. Hanyuma wibuke no gukanda like nukunda ikiganiro, kandi ndabizi neza kuza kugikunda kuko harimo ibintu byiza cyane cyane ndetse bizakugirira umumaro. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kimera cyangwa se ikiremwa Imana yaturemeye ngo kitugoboke. Nkunda kubibabwira ngo Imana yashyize hafi yacu imiti itangaje ikomeye ku kigero ntashobora kuvuga, kugira ngo yerekane ko amagara atagurwa amagana, ahubwo yerekana urukundo binyuze mu byo yaremye maze bikagoboka umuntu yiremeye. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku kintu bita ingano. Mbere yo kugira ibintu tuganiraho by'ingano, reka tubanze dusome twifashishe Bibiliya twumve icyo yavuze ku ngano, ariko turaza kuvuga ku ngano zimeze. Iyo dusomye Zekariya igice cyawo cya 9 umurongo wa 17 hari amagambo avuga ngo erega kugira neza kwe ni kwinshi kandi ubwiza bwe nabwo ni bwinshi, ingano zizatera abasore kubengerana. Mu Kirundi ho bahita bavuga ngo zizatera abasore kugira itoto. Bivuze ngo n'ijambo ry'Imana rirabizi ko ingano ari nziza, ari umuti mwiza. Ubu ngubu rero tugiye kwiganirira ku ngano zimeze. Twese turabizi hari uburyo ki ushobora guteguramo ingano. Iyo zigisoromwa cyangwa se iyo zikivanwa mu murima ushobora kuzihekenya, ariko iyo zamaze kuma ntabwo washobora kuzihekenya. Bisaba kuzinika amasaha 24, hanyuma ukazinura ukazishyira ahantu, ugapfundikira ahantu hatari izuba, hanyuma zikazana umumero cyangwa se umugondoro nk'uw'amasaka. Uturiya tuzituzaho ukabona kuzikoresha, kuko muri turiya tuzituzaho harimo umuti utangaje ndaza kukubwira. Ubundi mu ngano, ingano zikize ku maproteine, kuri fibre, kuri amidon, hakabamo na vitamine B, hakazaho na minero, hakazaho n'amavuta ariyo bita graisse végétale. Ni ukuvuga ngo ingano ni nziza, zikize kuri ibyo bintu byose kandi umubiri ukenera, sibyo? Rero abashakashatsi nanone bakunze kuvuga ko ingano ari umwami w'intete. Murumva ko ingano ari nziza. Twagiye tuzivurisha ku bintu bigiye bitandukanye, ku bantu bifuje cyane kugira mu ntoki horoshye. Nabwiye uko ushobora gukoresha ingano ukagira mu ntoki horoshye. Bantu bakunze gukuramo inda, mwabonye ko ingano ari umuti mwiza. Bantu bakunze kugira ama constipation, turaza kubirebera hamwe turebe n'uburyo ki ushobora kuzigobokesha, sibyo? Rero murumva ko ingano ari umuti mwiza utagakwiye no kubura iwawe. Turabizi ko ingano iyo zivanze n'ibigori, soya, zikavangwa n'amasaka, zigakora igikoma, ari igikoma cyiza ku bana ndetse no ku bantu bakuru. Wanakongeramo uburo, kikaba cyiza ku bantu bafite akajagari mu mutwe, sibyo? Hari abantu ubona nyine bajagaraye mu mutwe. Rero iyo ufite ingano zawe ukazikoramo igikoma muri ubwo buryo, wazibetesheje ariko batazikunyuye cyane, ni umuti mwiza. Noneho rero hari akamaro zimariye abantu, cyane cyane abantu barwaye diyabete. Bantu barwaye diyabete ni ukuvuga ngo bagomba gukoresha ingano. Ndaza kubabwira uko ushobora kuzikoresha. Bantu bafite ubwonko bunaniwe cyangwa se bafite intege nke z'ubwonko, ni byiza. Nigeze nababwira ubushize, mbabwira uburyo ki ushobora gukoresha ingano nubwo waba ufite credit muri banki ukayibona nk'ibambye, ntibigukoreho cyane,
sibyo? Ingano rero ni umuti utangaje. Haza rero zivura umunaniro wo mu bwonko, hakaza no kuvura gute, hakaza na constipation. Reka ntinde kuri constipation. Hari abantu mwanyandikiye muri kumbwira ngo turwara constipation, turya ipapayi, turya imboga. Iyo constipation iri ku kigero cyo hejuru ishobora no kugutera hemorrhoide, kandi hemorrhoide nayo twabonye ko uyivura ikaba yakira. Rero kugera ku kigero cy'uko ushobora kurwara hemorrhoide ni bibi cyane. Niba urwara constipation, igobokeshe ingano zimeze. Nababwiye uko ugomba kuzitegura, ko ari ukuzinika mu mazi amasaha 28, ukazinura ukazipfundikirira ahantu neza nta mazi akirimo, zikagira umumero. Kandi nabwo iyo zimeze ntabwo ari byiza cyane, ntabwo ari byiza cyane ko ugomba kuzanika ku zuba. Oya, jya uzirambura neza cyane ahantu nko ku plateau, ushyire mu kabati cyangwa se ushyire ahantu nyine hari sécurité. Bizatuma nyine umwimerere w'ingano ukirimo, sibyo? Nababwiye ko zifite akamaro ku bantu, ku barwayi ba diabete, ku bantu bafite fatigue intellectuelle, ba bantu bafite umunaniro w'ubwonko, ba bantu bafite constipation. Ibyo byose nabibabwiye. Ni gute rero ushobora kuzigoboka? Ayo majwi yanyarazamo, mumbabarire. Reka dukomeze, n'abantu turi kumwe bari kunderanja. Hanyuma rero ni gute rero wabikoresha ukagira gute ugakira constipation? Wowe ufite ikibazo cya constipation, fata ingano ibiyiko 5 ukimara kurya. Fata ibiyiko 5 by'ingano zimeze, uhita ubirenza ku byo uriye bya saa sita. Ibi ingano zifite ububasha bwo kugenda zigatunganya igogora, noneho zikoroshya amara, zikoroshya igifu. Noneho wajya kwituma cyangwa se wajya kuri toilette bikakorohera, ntiwikanire. Ko kwa kwikanira nako kuzana kuzana hemorrhoide cyangwa se karizo mu kinyarwanda cyiza. Ni byiza rero kurya izi ngano. Ku bantu barwaye diabete, nibura ku munsi, ntabwo birira rimwe nk'uyu urwaye constipation, gerageza urye hagati y'ibiyiko 3 na 5 ku munsi. Umakinge sure neza ko wabihekenye. Ndetse ku muntu utarwaye diabete ashobora no gushyiraho ubuki. Ibi bitunganya ubwonko cyangwa se bigatuma ubwonko busubira ku murongo, wa munaniro, fatigue intellectuelle bikagira gute, bigashira. Niyo mpamvu rero nshuti yanjye nkwinginga cyane gutangira gukoresha ingano. Ku bantu bakunze kurwara gute, nibura hekenya ibiyiko kuva kuri 5 ugeze ku 10 ku munsi, kandi ubikore kugeza igihe uboneye umusaruro. Ibi byo nta mwijima bigutera, ibi byo ubigira ubuzima bwawe, ubigira ubuzima bwawe. Bizatuma, mwihangane gatoya, murakoze kumbabarira, bizatuma ugira ukira vuba. Kandi kuguhekenya ingano ntabwo bitera indwara, ahubwo bivuriramo n'indwara nyinshi. Niyo mpamvu nkwinginga nshuti yanjye gukoresha ingano. Nakubwiye wowe urwaye gute, gerageza urye ingano. Wowe ufite akajagari mu mutwe cyangwa se ukumva ufite umunaniro, stress, gerageza urye ingano nkuko nabikubwiye zimeze, zizagufasha cyane. Kandi inshuti zanjye, ndagira ngo mbibutse ko imiti tuvura iri hafi yacu. Nuko tutarasobanukirwa neza ngo twumve urukundo Imana idukunda, iyo yaturemeye ibintu biri hafi yacu kandi bishobora kutuvura kurenza na biriya byose utangaho amagana. Niyo mpamvu rero nkubwira nshuti yanjye kwita cyane ku bintu Imana yaremye, hahishemo ibanga.
ejo hashize nababwiraga uburyo ki umutobe w'ikijumba ufite akamaro cyane. Ababikoresheje hari abatanze ubuhamya, hari n'abicecekera. Umuntu uceceka wagiriwe neza ni ukuri ntabwo Imana ibikunda. Jya ugerageza wandike muri comment. Dore ndanakwibukije, hari igihe wasanga waryohewe n'ikiganiro ukibagirwa gukanda like. Ngaho yikande. Urakoze cyane, ubikoze Imana iguha umugisha. Hanyuma nawe wibagiwe gukanda subscribe, bikore tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ntabwo rero nasoza ikiganiro ntagusomeye iri somo riboneka mu Bakorino ba mbere, igice cyaho ni icya 10 umurongo wa 31. Haravuga ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Mwivurisha ibyo yaremye, bizatuma imibiri yanyu iba mitaraga. Urakoze kuko twabanye, mukangurira gukora share iyi video niba wayikunze. Nukuri ntukabyihereranye, ntabwo ari ibintu bisebetse kuba washyira iyi video cyangwa se link kuri status, ko hari igihe uba ufashije abandi bantu utazi. Ngaho urakoze rero niba ugiye kujya ubikora. Tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, nkwibutsa gukora comment, ukandika ibyo wifuza, inama uko twabigenza, gukosora. Ndabikunda cyane kugira ngo tujye tubana rwose nta shiti. Ndabakunda, Imana ikandusha.